Mwiriwe, nishimiye kubana namwe muri iki kiganiro, aho tugiye kuganira kuri iyi nsanganyamatsiko, gusoza ibiganiro bigamije kuvura abafite uburwayi bwo mu mutwe dukoresheje ibiganiro, psychotherapy. Nitwa Uwitonze Tereza, nkaba ndi clinical psychologist and psychotherapist, nkakorera muri Mental Health Dignity Foundation, iherereye mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Nk'uko nari ndi kubibabwira, uyu munsi tugiye gusangira ubunararibonye ku buryo dusoza ibiganiro bigamije kuvura uburwayi bwo mu mutwe hakoreshejwe ibiganiro psychotherapy. Nyuma yo gukorana urugendo n'umukiriya kuva dutangira aho tumuha amakuru ku buzima bwo mu mutwe, icyo twita psychoeducation ariko kuri mental health, hagakurikiraho gufatanya nawe kureba uburwayi bwo mu mutwe afite, icyo twita psychodiagnosis, hanyuma kandi tugakurikizaho no gutondeka za evenement traumatique cyangwa se trauma map, ibihe bikomeye yagiye ahura nabyo. Iyo tumaze kubyubaka dukoresheje tekinike ya lifeline, hakurikiraho gutangira urugendo rwo kuvura buri evenement ku yindi, cyangwa se buri gihe gikomeye umukiriya yahuye nacyo kugeza ubishoje. Ubwo muri urwo rugendo nibwo tuba turi gukora kuri psychotherapy, nibwo tuba turi gukoresha psychotherapy kugira ngo tuvure ibihe bikomeye yanyuzemo. Iyo tumaze rero gukora psychotherapy ijyanye n'uburwayi twabonye umukiriya afite, tuvuge nkurikije uburwayi hano tuvura, nshobora kuba narasanze afite depression cyangwa se indwara y'agahinda gakabije, cyangwa se nkasanga yari afite indwara y'icyoho anxiety, cyangwa nkaba naramupimye antisocial behavior, cyangwa se nkaba narasanze afite traumatic grief, cyangwa se afite ihungabana, cyangwa se yari afite ibitekerezo biganisha kwiyahura, kumva nta cyizere yigirira muri we nanone, cyangwa se ari mu makimbirane nabo bari kumwe. Ni ukuvuga ngo nyuma yo gupima uburwayi umukiriya afite, igikurikiraho dutondeka ibihe bikomeye yagiye anyuramo dukoresheje lifeline, bikadutegurira guhitamo psychotherapy tuzakoresha ijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe twasanze afite. Iyo nshoje rero kuvura izo ndwara zo mu mutwe umukiriya wanjye yari afite, hakurikiraho noneho kwitegura n'umukiriya gukora sesiyo ya nyuma, gusoza ibiganiro bigamije kuvura dukoresheje ibiganiro, ariyo twita sesiyo ya nyuma cyangwa se final session. Iyo sesiyo rero ya nyuma isoza urwo rugendo rwo kumuvura indwara zo mu mutwe twasanze afite hakoreshejwe ibiganiro, nayo igira uko ikorwa. Ufatanyije n'umukiriya wawe mwafatanyije urwo rugendo, hari igihe usanga bishobora gufata sesiyo 15, bishobora gufata sesiyo 20, bishobora gufata sesiyo 30, biterwa n'ibyo umuntu yahuye nabyo. Ibihe bikomeye umuntu yahuye nabyo nibyo bigenda bigena inshuro za sesiyo uzakorana nawe. Ubwo rero iyo ushoje kumuvura izo ndwara, habaho noneho iyo sesiyo ya nyuma ariyo twita final session, mukaganira n'umukiriya ku birebana n'urugendo mwakoze, mukongera mugasubiza amaso inyuma, ukareba uko yiyumva muri urwo rugendo murimo musoza, ukareba ufatanyije nawe ukamuha umwanya akongera gutekereza cyangwa kuzirikana, akagaruka mbere y'uko umuvura no kugera ubu ushoje kumuvura, ibihe yahuye nabyo, uko impinduka yagiye agira, urugendo uko yarubonye, hanyuma kandi mukanatekereza no ku hazaza, kuko ubuzima ntibuba burangiye. Uramubaza nawe icyerekezo afite cy'ahazaza kugira ngo akomeze kwiyitaho, akumire kongera kurwara indwara zo mu mutwe, ndetse kandi mukanatekereza no mu gihe yaba yongeye kurwara, mukabitekerezaho uko nanone azifata kugira ngo akomeze kubungabunga ubuzima bwe bwo mu mutwe. Ibyo rero mubiganira ukoresheje ibibazo 5 bikurikira. Ikibazo cya mbere uramubaza uti ese muriyumva mute muri iki gihe
twitegura gusoza ibiganiro bigamije kuvura indwara zo mu mutwe dukoresheje ibiganiro aribyo psychotherapy. Ukamuha umwanya umukiriya akakubwira uko yiyumva mu gihe murimo mwitegura gusoza koko ibiganiro bigamije kuvura psychotherapy. Iyo amaze kukubwira uko yiyumva mujya ku kibazo cya kabiri. Umukiriya uramubaza uti ese hari icyo mwumva cyahindutse mu buzima bwanyu bwo mu mutwe mugereranyije n'uko mwaje mumeze? Hanyuma ukamuha umwanya umukiriya akakubwira izo mpinduka yagize, kuko araza kongera kwireba mbere y'uko utangira kumuvura, mbese uko yaje ameze, hanyuma anakubwire n'uko bameze nyuma y'uko avuwe, nyuma y'uko ahawe ibiganiro bigamije kuvura indwara zo mu mutwe psychotherapy. Noneho ari kwiyumva gute, cyangwa se arumva ari ibiki byahindutse muri we. Uramuha umwanya abikubwira, abigusobanurire, akubwire izo mpinduka yagize, mbese agereranye aza ndetse n'uko ameze ubu nyuma yo guhabwa psychotherapy. Arangije rero kukubwira izo mpinduka, arangije kugusangiza izo mpinduka yagize, urakurikizaho ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kirabaza ese uramubaza umukiriya uti ni iki wabonye muri uru rugendo rwo kuvura indwara zo mu mutwe hakoreshejwe ibiganiro psychotherapy? Nabwo umuha umwanya agusangiza ibyo yabonye muri uru rugendo mwakoranye rwo kumuvura indwara zo mu mutwe wabonye yari afite ukoresheje psychotherapy. Aragusobanurira ibyo yabonye muri urwo rugendo. Yarangije kugusangiza ibyo yabonye muri uru rugendo rwo kuvura indwara zo mu mutwe hakoreshejwe ibiganiro, hakurikiraho ikibazo cya kane, aho umubaza uti ni izihe ngamba mufite mu gihe kizaza mu rwego rwo kwiyitaho? Aha naho uramuha umwanya nanone akubwira ingamba afite mu gihe cy'ahazaza, mu gihe kizaza, mu rwego rwo kugira ngo yiyiteho, atazongera gusubiranwa inyuma, atazongera kumererwa nabi, atazongera kutagubwa neza mu buzima bwo mu mutwe. Mbese ni ukongera kumufasha kureba mu hazaza he n'uruhare rwe kugira ngo amererwe neza yiyitaho. Iyo murangije gusangira ikibazo cya kane, mujya ku kibazo cya nyuma, ukamubaza uko nanone igihe mu hazaza yaba agize ibibazo bisa n'ibyo yigeze kugira, uko azabyifatamo. Uramubaza uti ese mu gihe kizaza, ese mu gihe kiri imbere mugize ibibazo nk'ibyo mwigeze kugira, hari abo muteganya kuzabiganiriza, haba ari inshuti yanyu cyangwa se umunyamwuga wita ku buzima bwo mu mutwe, clinical psychologist, umunyamwuga wita ku buzima bwo mu mutwe akoresheje ibiganiro. Ukamuha umwanya nabwo mukabiganiraho, kuko mu by'ukuri nubwo wowe warangije wowe kumuvura indwara zo mu mutwe wasanze afite, ntabwo bivuga yuko iyo ushoje atazongera kurwara, atakongera kugira indwara zo mu mutwe. Kubera iki? Kubera ko ubuzima buracyakomeza, kandi ibyangiza ubuzima bwacu bwo mu mutwe, aho dutuye, mu ngo iwacu, mu muryango, mu baturanyi, mu kazi, aho tuba nk'abantu, no mu buryo bwacu duhangana n'ibibazo duhura nabyo bya buri munsi, hari ibishobora kongera kuba imbarutso, hari ibishobora kongera gutuma tugira ibibazo byo mu mutwe. Hano rero amuha umwanya wo kongera kubitekerezaho kugira ngo arebe uko muganire gahunda afite yo gukomeza kwitaho mu hazaza, ko n'igihe yaba yagize ikibazo nanone afite inshingano zo gukomeza kwiyitaho. Iyo umuntu yarwaye arivuza, ni ukuvuga ngo ubuzima bwo mu mutwe nabwo bushobora kongera kurwara bitewe n'uko yaba ahuye n'ibindi byatuma arwara mu mutwe. Aha ngaha rero urabimufasha kugira ngo ashobore kubitekereza ko yongeye kurwara, yongeye kugira indwara isa n'iyo yigeze kurwara, cyangwa yongeye kugira n'indi ndwara yo mu mutwe, nabwo yakwivuza agasanga abita ku buzima bwo mu mutwe kugira ngo nanone bamwiteho. Ikindi kandi bikanatuma arushaho no kugenda asobanukirwa, bityo
igihe yaba yarwaye ntibimutere ipfunwe, ntibibe byatuma agira yenda isoni cyangwa ngo yibaze ati ese ko bamvuye ubundi ngiye gusubirayo gukora iki? Ni ukuvuga ngo ibyo muba mwarakoranye mu biganiro bigamije kuvura, muba mwaravuye uburwayi yari afite, ariko mu hazaza hashobora kuvuka n'ubundi wavuye. Ni ukuvuga ngo clinical psychologist yamuvuye indwara yari afite, ariko mu hazaza ahuye n'ibindi bibazo nanone ashobora kongera akarwara. Ni nayo mpamvu iyo umuntu yarwaye icyo asabwa kugira ngo yite ku buzima bwe bwo mu mutwe ni ukongera kwivuza, akaba yasanga abanyamwuga bita ku buzima bwo mu mutwe bakoresheje ibiganiro psychotherapy aribo clinical psychologist. Ndabashimiye, murakoze.